nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya ubona mutera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga jya uvuga wabanje gutekereza naragenda habereka mumara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze gute kubera Your Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 kuko 8 hashize amezi 4 sinzi ukuntu bara hashize amezi 4 nibyo Your Excellency twararangaye we are sorry for that kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara ntaye tufi wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara ntabwo ariko byakagenze Your Excellency twararangaye kuko bigenda iki gutyo rero nicyo kibazo kuki bigenda gutyo muba muri Your Excellency aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa kuko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora akazi ibyo mushinzwe ni ibikize mushinzwe ibiki mushinzwe kurangara niko kazi ntabwo ari byo Your Excellency so nicara ni munyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngibi mwebwe abayobozi banyu muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibi ngibi tubyihorere Minister wa Infrastructure ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bibwira ko ari iki hari n'ibyavuba y'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabagwa hejuru aba habaye iki murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyo uzi ibyavuba ibeni cyangwa ntabyo hari biherutse kuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbwira muri make amateka yabyo impamvu biba no kubereye ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi ahubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Sabimana Jean bakunda kwita Dubai umudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize kwa 4 cyangwa kwa 3 mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials okay rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose zarizo zose bireba ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kuki bibaho bishoboka bite
Your Excellency, ni ibyo mwarimu mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigiye zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code, urwego rushinzwe inspection, ahise bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo puwa cyangwa se batubahirije ibyasabwe hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugarakamuha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemwo aturwemo n'abantu, urwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki, kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga. Precisely. Ari bimaze imyaka nabyo myinshi, nimwe akakubwira uyu muntu ubweraga nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho, ubwo ni urundi rugero, ndetse akubaka inzu akayirangiza, ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko. Umuntu yubatse inzu ahantu hatariho, amaze imyaka 2 ayubaka arayirangiza, ntawe urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntawe hakwiriye kuba hubakwa. Mumbwire ukuntu bishoboka, mumbwire impamvu bitubamo. Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection team ziri mu murenge, hari ziri mu kagari, hari ziri ku rwego rw'umujyi. Nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumvaye, mwe murabyumva ni mu nsobanuro. Abari hano mwese n'abari hejuru ufashaka kugira ngo ambwire, ndashaka kubimenya. Nimwe bibamo, nimumbwire bishoboka bite, bye simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo, ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye, nibyo ko ubivuga, ariko bimaze imyaka 2, ibikorwa bimaze imyaka 2. Umuntu yaratangiye amara imyaka 2 arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka 2? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese mubamuhari nyine, inzego zose zaba zihari guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka 2, tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye. Nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera, akaba ariko tubaye gusa, mwarangiza mukajya mu mahugurwa n'ejo mukazayasubiramo, ariko iki kibazo mukabana nacyo. Musobanurire. Ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo, ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba. Turaha. Your Excellency, biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe. Hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo, twibere dutyo rero, twibereho dutyo tubyemere. None se amaherezo azaba yahe? Your Excellency, no guhinduka no gufata responsibility, ariko nanone gute se
muzajya mu kiliziya musenge hari icyuma umuntu yabanyuzamo, hari urukingo